nongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukurikiye kuri cano ya Muganga Nathan. Uyu munsi rero rwose Muganga Nathan hamaze iminsi atagaragara kuri cano nk'uko mujya mubibona, ariko yagarutse noneho simuzongera kumubura. Muganga wagarutse cyangwa? Nabashuje kandi ndabakunda cyane. Ariko ntabwo asubije ubwo. Nagarutse kandi n'ubundi bwo ndahari igihe cyose turi kumwe. Wari ugiye mu dukize? Gahunda ziba ari nyinshi, hari amahugurwa amazemo iminsi, ariko uko biri kose ubu tuvugana turi kumwe. Ndakeka uyu munsi utubwira udushya nyine utuzaniye, nubwo wenda hari topiki y'ikiganiro turakoraho, ariko turaza kuguha umwanya nabyo bitubwire. Nk'uko tujya tubagezaho rero, ino cano akenshi na kenshi twivugira ku bintu by'ubuvuzi, ibintu bishobora gutuma umubiri wawe umera neza, n'abawe bakamera neza, n'umuryango wawe ukamera neza. Uyu munsi rero tutagiye kure, abatari bakanda subscribe mwayikanda, mukanya share na like n'amakomenti mukayahundagazaho, ubundi tukajya tubana buri gihe. Abatari bakanda subscribe mushobora gucikwa n'ibiganiro byinshi cyane. Muganga Nathan, tuguhaye ikaze. Uyu munsi turaganira ku kiganiro kivuga ngo, murakoze cyane. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza cyangwa se kubaha ikiganiro kivuga kuri Nyabingi. Nyabingi ni iki? Yego. Impamvu mvuga ngo Nyabingi ni iki kandi akaba ari cyo kiganiro ushaka ko tuganiraho tukinjiyemo imbere mu mizi, ni uko abantu benshi cyane bagendana na Nyabingi, kandi Nyabingi batazi icyo ari cyo, bakabana nayo, bagakorana nayo, kandi batazi uko bimeze, naho ubwo batabizi, dore ko abenshi bibashyikaho biturutse ku mirage y'ibyo batanzwe cyangwa se y'ibyo babanye nabyo. Nyabingi abantu ntibayimenye. Nyabingi ni iki rero? Nyabingi ni umwuka udashobora kumenya ko ufite batawugusuzuma. Nyabingi ni umwuka ushobora kukubuza amahoro bitewe n'umutongero wawe w'igisekuru cya kera. Aho ngaho iyo mpageze njya ngira ikiganiro ku bantu benshi, ugasanga ko bavuga ati twebwe iwacu turabarokore, na data yari umurokore, na sogokuru yari umurokore, ariko sogokuruza wawe yari umugirwa. Kandi abantu benshi bamenya ibisekuru kuva ku gisekuru cya mbere kugeza ku cya kabiri, ntibamenye ibyari, bakagarukira aho ngaho. Ariko ku gisekuru cya gatatu n'icya kane ntibabimenye, kandi buri wese aba afite aho yakomotse. Ubwo rero hari abantu baba baravutse mu miryango kera baraterekeraga, cyangwa se mu miryango yagiye ikorana n'abadayimoni, cyangwa se n'imana zitari Uwiteka, zitari rurema, zitari iyi dusenga twe turi gusenga muri iyi minsi. Ba sogokuru kuko ba sogokuru nabo mu gihe cya vuba, ariko ba sogokuruza mu gihe cy'imyaka nk'ijana ishize, mu kinyejana kitari iki ngiki turimo, bari bafite iyindi myuka bakoranaga nayo kandi ikabahira. Ahubwo aho ngaho numvaga ushaka gupinga ibintu bya kera. N'ubu ngubu ariko natwe turi abana turi muri za 30, wasangaga nko kwa sogokuru n'ubundi njye banabitwitse ndeba. Ariko wasangaga agenda agasenga akavuga ati wenda ngiye guterekera urwina rwanjye ruzashye, ariko ugasanga byagenze neza cyane, kandi atabikora ugasanga rwanze gushya. Rero ikintu cyose gifite impamvu. Muri make ntiwabipinga, ariko nabyo ntabwo nabipinga, ariko sinanabishyigikira, kubera ko abantu benshi cyane nko mu byaro bafite ibintu baterekera nabo ubwabo bakabiterekera batabizi. Urugero rutari kure, wenda usibye ko biri kugenda bicika ubu ngubu, abantu batangiye gusobanukirwa, ugasanga abantu ni abarokore, ni abakristo no mu gipasiteri, ariko wajya kumva ngo kanaka bazanye inzoga zo kumusaba. kandi mu kinyarwanda nyacyo iyo uvuze inzoga
90% bumva ko hari izisembuye. ni izisembuye n'ubundi hari inzoga zidasembuye iwawe. Kumva ko hari izifite imisemburo, kumva ko hari izigize gute. Cyangwa se ukagenda, impamvu nkubwira ngo hariho imiterekera abantu benshi baterekera batazi, ugasanga ahantu ni mu ngo zimeze neza, ariko ugasanga mu bukwe bwabo bakoze igisharagati. Mu gukora igisharagati bazana akabindi k'ikinyarwanda cyangwa se bazana n'ingunguru batereka aho ngaho, ugasanga nta muntu wemerewe gufatamo umuheha ngo anywe kuri ya nzoga, umukwe mukuru cyangwa se umugeni batarabanza kuzinywa. Burya ibyo bifite icyo bivuga, ari nacyo igiye kudusobanurira. ni imiterekero. Kumbe ni imiterekero. Kuki iyo nzoga cyangwa se kuki nta wundi muntu wanywaho mbere abo ngabo batarabanza guca? Ni umuterekero ufite icyo bivuga. Noneho bamara gusomaho ukabona nibwo babonye uburenganzira bwo guhereza abandi bose. Ibyo ngibyo bifite icyo bivuga. no kuri za fata baba bateguriye abantu gusa no kurya ni umugeni ubanza. Ni umugeni ubanza. Ibyo ngibyo rero bije vuba, aho ubundi bafataga akabindi, bamara gufata akabindi bagashyira mu gisharagati. Ariko ahantu umuco ukiri n'ubundi utubindi baracyadukoresha. Ni imiterekero cyane cyane mu byaro. Ni imiterekero y'ibyo batazi. Hari n'abahinduye, njya mbona bano badekora n'ibintu bigezweho, agafata inanasi bagashyiramo ya veruje, bagashyiramo imiseke ibiri bayipfundikiye neza. Hari uburyo bakuramo iby'imbere bakongera bagashyiramo imiseke nyine cya kindi cyo bakaseho, bakabanza bagasomaho n'ubundi bikagaragara nk'umuntu uri kugira. Ni imiterekero iyo ngiyo uri gusoma mu kibindi. Kandi abantu turaterekera, ugasanga umuntu azanye ijerekani ngo iki ngiki ngo ni ibase, ngo iki ni ikibumbiro inka zizajya zinyweramo. Ubwo iyo ni imiterekero. Yego. Ugasanga umuntu azanye akayuya kabona kari abahizi, ngo dore ngo tuzanye imashini izajya ijya gukata ubwatsi. Ibyo ni ibinyoma, ni ibibeshyo, bakabivuza uko biri. Iyo ni imiterekero bifite n'icyo bivuga. Ubu usanga nyine iyo babivuze uko biri bitaryoha mu gihe cya kinyarwanda cyo gusaba no burya si ugusaba no gukobwa, ni imiterekero y'ibyo baba baterekera. Ariko icyo ngicyo reka tukiveho kuko nakubwiye ko nshaka kuvuga ku kintu bita nyabingi. Nyabingi rero uhereye kuri ibyo ngibyo mu kinyejana cyashize cyangwa se mu ho twagiye dukomoka, hagiye haturuka imyuka tugendana nayo. Ubwo niyo mpamvu nkubwira ngo abantu benshi tugendana n'ibyo batazi. Ugasanga umuntu ni pasiteri, ugasanga umuntu ni shehe, ariko afite imandwa agendana nayo, afite nyabingi agendana nayo, atabizi yarayikuye kuki. Mu by'ukuri ubwo afite imyaka za 70 cyangwa se za 80 cyangwa za 90 ingahe, ariko afite ibintu yandujwe na nyirasenge, cyangwa se afite ibintu yatongereweho nubwo bitewe n'uko ntimurya ntigira ite, ariko mu by'ukuri ntabwo imuha amahoro muri muri make. nta n'ibimenyetso akenshi na kenshi biba bifite. Ibimenyetso bigaragarira mu bikorwa. Yego. Ushobora kugira gutya ukaba uri umugore, ukaba uri umwana mutoya, reka mpere ku mwana, ukaba uri umwana mutoya ukagendana n'abandi bana, yewe wumva ku ruhande rumwe ufite umunezero, ariko ukagira ubugome muri wowe bwihariye, kandi mu by'ukuri bidaturutse kuri wowe, ahubwo buturutse kuri ya nyabingi kurimo. Cyangwa se abandi bana mukagendana mukajya ku ishuri, abandi bana ukabona bari gutsinda bari kugenda neza, ariko wowe ibyo wize nyabingi ikaza igasiba, kuko nta cyiza cyayo, ntikwifuriza amahoro. Ugasanga muri kurya, muri ku meza n'abandi bana, ugasanga wowe wifuje kurya amasahani 4 kandi ukayarya ukayamara. Cyo cyaba ari nyabingi. Mu gihe abandi bana bari kurya amagarama angahe akabahaza kandi bakanabyibuha. Ukagira nyabingi guteza kwiba, ukaba uri umwana mu ishuri, uturuka mu rugo rw'ababosi, yewe n'amafaranga bagupfunyikiye arija de poshe urayifite, muri intendance ufitemo n'amafaranga bimeze neza, ariko ugasanga nyabingi ufite iraguteza kujya kwibika y'umunyeshuri mu gihe. Ibyo nunabivuge ku bana, wenda abana ni n'ingeso baba bagenda batoragura. Komeza nyine mvuga mbere y'uko ukomeza nyine nari nkubwiye ko
hari n'abantu bakuru. Hari umwumukire nigeze kumva muri za 2002 yandikwa n'ikinyamakuru kitagikorera mu Rwanda cyahagaze, ariko si cyo cyatumye gihagarara, nyine hari izindi mpamvu zatumye gihagarara. Cyafotoye umugore w'umuntu w'umukire hano mu Rwanda uzwi cyane ari kwiba, kandi byari bimaze kugaragara yuko yiba utwenda tw'imbere cyane muri supermarket, kandi abizi neza ko hari kamera. Mbese iyo si indwara irimo n'izo za Nyabingi. Iyo ni Nyabingi nyine imuteza gukora ibyo ngibyo. Nibyo ndashaka abantu bakuru kuzabavugaho undi munsi utari uyu nguyu. Ugasanga umwana agiye ku ishuri afite byose bihagije, ariko ugasanga ntashaka no kwambara ipantaro ye, aho ugasanga arashaka kwambara ipantaro ya mugenzi we, cyangwa se ugasanga arashaka, niba ari umukobwa ugasanga ari gushaka gufata amajipo ya bagenzi be ngo abe ariyo yambara. Mu by'ukuri ntabwo ari ubwenge buba buri kumutegeka ibyo ngibyo, ni Nyabingi iri muri we iba iri kumusaba ngo ukore ibi. Ugasanga abandi bana bari ku meza, ariko ugasanga aho kugira ngo ajye ku meza ashatse kujya kwiba amapera yo mu kigo, cyangwa se ugasanga agiye mu myembe yo mu kigo, cyangwa se ugasanga ari gutoroka akajya hanze kugira ngo agire abantu aganira nabo cyangwa abonana nabo mu bihe bitari ngombwa. Noneho ugasanga abantu baratangira kuvuga ngo uriya mukobwa yabaye ikirara, cyangwa se ngo uriya muhungu yarananiranye, cyangwa se ugasanga imutoye no mu rumogi, azi neza ko nta cyiza kirimo. Cyangwa se ugasanga niba ari n'umwana, ugasanga bazanye ibiryo ku meza byinshi, ariko ugasanga niba mu by'ukuri ari burya amagarama 500, azi neza ko yari bumuhaze, ariko ugasanga ntanyuzwe. Ugasanga ikizabibabwira cya mbere, ugasanga yaruye ibiryo byinshi atari bubashe kumara, bitewe no kutanyurwa. Burya icyo gihe nushaka uzatangirire hafi, hari ikiba kiri muri we kiri kumutera gukora ibyo ngibyo. Ukabona ibyo ngibyo n'abantu bakuru bigiye bahuse ko ntari nashaka kuvuga ku bantu bakuru. Ukabona umwana niba bamusukiye igikoma ararize, kandi ntari bukimare ngo bamuhaye igike, cyangwa nk'umwana w'umuturanyi yaza akanywaho, ukabona afashe nk'uruyika rumukubise mu mutwe, kandi n'ubundi ari kishi, n'ubundi bwo atari bubimare. siko nari nzi ko kiriya ari ikibazo. Kiriya kiba ari ikibazo ahubwo gikomeye cyane, ntukite n'ikibazo cyoroshye. Ugasanga umuntu afite ibintu, hari n'abantu bakuru usanga bari gufata n'ibyo kurya bakabimena, ibindi ikabategeka kubimena, kandi hari abantu bashonje. Yego. Ubwo rero ugasanga nacyo cyaba ari ikibazo cyoroshye se ahubwo. None se ni gute? Mbese umuntu wakwemera yuko ujya kumuhereza ibiryo washaguye n'indi, keretse wenda uvuze uti tuba turi abantu 5, ibiduhaza ni ibi, ibyasagutseho ku byo twahaze wenda reka tubishyire umuntu, ibyo wenda nibyo byakunda. Nkubwire rero, usibye no kuvuga ngo ni economy, ushobora kuba ufite umugore azi neza ko mu rugo hari burya abantu 3, agateka ibyo abantu 5, agateka ibyo abantu 7. Mu by'ukuri se ubwo urumva ikintu kimutegetse gukora ibyo ngibyo, ibintu ni bibiri. Si uko byanze ibyo ngibyo biri bujye kumeneka, ariko none hari ikiri muri we kiri gutuma atabara imibare neza y'uburyo agombye gukora ibintu bikagenda neza, byanga bikunze kugira ngo haboneke igihombo muri urwo rugo. Noneho ugasanga na bya bindi bisagutse, hari umuntu uje kugira ngo aryeho, ukumva aravuze ngo nimufunge kanaka atinjira, kandi mu by'ukuri ibiryo birahari. Kwa kundi ushobora guhereza umwana, ukamuhereza umugati cyangwa se ukamuhereza bombo, warangiza ukamutegera intoki ati wampaye, agashyira inyuma, kandi azi ko iyo ubishaka wari kubimwima byose, cyangwa se byose ukabikoresha ibyo ushaka. Na kariya ni akabazo se, cyangwa ni akantu gahoreyeho n'abana bose? Kariya ni akantu gahuriweho n'abana bose, ariko rero masiko byakagombye kugenda. Ahubwo hari ikiba kiri kubimutegeka. Muri abenshi baravuga ngo ni hormone ziba zibimutegeka, abandi ngo ni organe ziba zibimutegeka, ariko ntabwo ari byo. Akenshi iyo dusuzumye tugakora consultation ku bana, dusanga izo Nyabingi zibarimo n'ubundi bwo zibakuriramo. Uwo mwuka ubarimo ubateza gukora ibyo ngibyo ubakuriramo. Niba usanga abantu bageze mu gihe cy'ubusore cyangwa se cy'ubwangavu, ugasanga bitangiye kubagiraho ingaruka mbi cyane. Nitugera ku bantu bakuru, nagira ngo uyu munsi tuvuge ku bana. Nubona izo ngeso zatangiye kuza ku mwana wawe, uzamenye ko afite ikibazo muri we,
uze tubanze tumusuzume. kuba wibagiye kubabwira ya nomero ariko ya 0788 5 6 23 27. nizo ugahamagara muganga Nathan mukavugana rwose ku ndwara iyo ari yo yose, na za zindi bavuga ko zananiranye, cyane cyane ayo marozi, gucuruza uhomba, ugasanga uragiye ushinze butike ya miliyoni 10 wanize na komerise ubucuruzi ariko biragucanze. ushobora kubyiga ariko mu by'ukuri ufite nyabingi y'ubukene muri bo. Yego, muri make abo bantu babasiye, ndagira ngo kugira ngo tuze kubona undi mwanya dukoresha dusoza ikiganiro, ariko warangiza nyine ubabwira icyo wabafasha. Icyo nabafasha cya mbere, waba ufite umwana cyangwa se ufite indi ntumbero y'ikintu ushaka kugeraho, wakagombye kubanza ukisuzumisha, ukamenya ukavuga uti ese iyi bizinesi ngiye gukora aha ngaha iri mu murage w'umuryango, ese iri mu murage w'amaraso yanjye, cyangwa nta mugisha mbifitemo. Kuko ushobora kugenda ugacuruzanya n'abandi, ukajya kurangurira hamwe n'abandi, mukarangura bimwe, ukabona abandi bagiye gusubira kurangura inshuro ya kabiri, bakarangura n'inshuro ya gatatu ugifite bya bindi mwaranguranye ubwanjye. Ni ukubera iki se? Ugasanga urangizanyije n'amashuri, ikigo gifite mufashe wenda impamyabumenyi ku munsi umwe muri abantu 100, ugasanga abantu 98 babonye akazi, mwebwe 2% mugasigara, wenda ari namwe mwari abahanga. Hari impamvu iyo ngiyo wakagombye kwisuzumisha ukayimenya, ugasanga urimo urakorana n'abandi bantu barahembwa bakabona amafaranga, ugasanga bubatse amazu, baguza amagare, baguza amamodoka, bageze gute, ariko wowe nta n'ingorofani wari wagura ngo ujye uyisunika. Hari impamvu kandi amafaranga muhembwa namwe yewe n'igihe uba uhembwa menshi kubarusha, ugasanga murabyirutse, ushatse umugore n'undi ashatse umugabo, ugasanga abandi babanye neza ariko mwe ntimubanye neza. Hari impamvu. Iyo mpamvu rero mwakagombye kujya muza tukazibasuzumira. Niba ushaka kubana n'umuntu mwakagombye kujya muza. Uravuze ngo bakagombye kuza mukabasuzuma, ariko hari abantu baba bari kure nk'abari mu mahanga, dore ko dufite abantu baba abanyarwanda baba abazungu bazi n'ikinyarwanda. upfa kuba uri ku butaka buri ku isi, ahandi hari uwo ari we wese ubwo uramufasha. Uri muri Aziya, uri muri Amerika, uri i Burayi, uri muri Oceania, ubwo na Afurika nayishyizemo ko turayegeranye. Aho waba uri hose uraduhamagara. Kugusuzuma ntabwo ari ngombwa kugira ngo tube turi kumwe, dore ko ingo nyinshi ziri gusenyuka muri iyi minsi bitewe n'icyo kintu kandi batazi. Wajya no kureba ugasanga ni n'abanyamasengesho, yewe babandi bavuga ngo turi abanyamwuka, ariko ugasanga ingo zanyu ziri gusenyuka, ugasanga zirara zishya, bwacya mukiyumanganya, ariko mwagera ahantu ugasanga ntimushaka no kuvugana. Hari impamvu. Izo mpamvu rero zakagombye kujya tuzimenya mbere y'uko ziba, tukakubwira n'icyo ukora mbere yo kugira icyo ukora. Niyo mpamvu usanga abantu bamwe bagiye kwishora mu bintu nk'iyo bizinesi wavuze, agiye kureba asanze abandi baracuruza, ariko nawe agiye kwiha gucuruza nkabo, kandi abandi babifitiye impano, kandi abandi nta myuka mibi yo kubabuza gukira bafite, kandi wowe uri mu murage w'ubukene. Ni ukuvuga ngo na twa dufaranga ufite ugiye kudushora, ariko natwo dushye. Wenda ufite nyabingi ikomoka ku mugwagasi w'iwanyu, uhora gutegeye amaboko, ufashe amafaranga, uragura amamodoka, uragura iki, ariko uracuruza amangazini abe meza, ariko ku iherezo ufite nyabingi irimo igusaba ngo mpereza, ufite umugwagasi w'iwanyu urimo gusaba ngo mpereza, nanjye byari bimeze gutya. Turagushimira rero muganga. Ubwo nomero zo baba bazibonye tuzishyira no muri description. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, kanda like, subscribe iyo ni ngombwa, gusiga igitekerezo muri comment nabyo biradufasha kugira ngo ibiganiro by'utaha tubategurira bizabe bimeze neza. Bye bye rero, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao.